ubwo nakoranaga n'abanyakenya no bita Butoto na Benjamin na Mbonera bikiri ku giti cyanjye. Bukeye duhita tubigira itsinda rimwe ry'iwacu filime, sinzi nimba urizi babasore bose. Turarizi. Yego. Bafite nabo amacano bakoreramo, bafite byinshi bakoreramo. So no kuvuga ngo ne time n'ubi wacu filime bavuga ati ta abasore muzi turacyahari. Yego. Nta n'ahandi nzi nabaye gusa numva ko ngo turi abanyabyura twavuye muri byura. Wari umunyabyura. Yego. Nkungu umuntu akubajije nti ese urupapuro ni iki? Mu Kinyamurenge yamusubiza gute? Nambwira ngo ni karatasi. Hanyuma umuntu akakubwira ngo iriya ni inka ntoya. Ni akanyana. Ni akanyana. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Voice. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byacu bitandukanye. Uyu munsi twaba turi kumwe n'umutumirwa wacu musanzwe muzi cyane muzi ku izina rya Abdallah. Ariko ndakeka yakwivuga akivuga mu buryo burambuye kugira ngo n'abatamuzi wenda bamumenyeho birushijeho. Watangiye twibwira. Murakoze, ni Abdallah Manza Mkongo. Ndabyumva Manzi, iryo zina ntago risanzwe rimenyerewe cyane kuko abenshi bakunze kuvuga Abdallah. Kuki udakunda kurikoresha cyane? Nkunda kurikoresha ahubwo nyine abantu buri wese agira irya afata. Nzi ko hari igice kimwe bazi Manzi cyane nk'abantu twiganye cy'abantu twabanye kuva kera, ariko nyine abandi benshi nanone cyane abo mu rugo n'abandi nyine abafana bazi Abdallah. Yego. Okay, Abdallah twakomeza tukubaza kuko uri umuntu uzwi cyane mu bintu by'amakomedi cyane cyane wakoreye hano muri Kenya. Ariko se ikibazo twakubaza, watangiye ryari, watangiriye hehe, ese ni kariyeri yawe se waba warigeze kubyigaho cyangwa ni ibintu gusa biri talent muri wowe? Navuga ko biri talent muri nge kubera ko ntago nabyize, nta nubwo nanabihuguriwe, nta nubwo sinzi. Navuga ko nyine ari ibintu byaje ki freestyle. Natangiye kubikora 2015 hano muri Kenya, ariko muri internet nigeze kubikoraho by'imikino by'umunsi umwe. Sinakuze mbitekereza. Nabikoze gutyo. Umunsi umwe twari tugiye gufunga nyine ishuri, tugiye kujya muri vacances, bangombwa ko dukora fete. Nkora akantu nkako ko gusetsa icyo gihe tu birangira baye mu comedienne. Okay, ndumva usa naho bitangiye kera, nubwo wenda byaje gutangira nyine mu myaka ya vuba ngaha, ariko urumva wabitangiye kera nubwo wenda utari wakagombye kuba wenda warabishyize hanze wenda icyo gihe. Ikibazo umuntu yakubaza, ese watangiranye n'abande, watangiye ukora ku giti cyawe cyangwa hari abo mwafatanyaga mukora muri kariyeri ya comedy? Natangiye bwa mbere, natangiye nkora ku giti cyanjye. Ubwo nakoranaga n'abanyakenya no bita Butoto na Benjamin na Mbonera bikiri ku giti cyanjye. Bukeye duhita tubigira itsinda rimwe ry'iwacu filime, sinzi nimba urizi babasore bose. Turarizi. Yego. Uko muje ku iwacu filime ariko bisa nkaho utagikorana nabo muri iyi minsi. Ngira ngo usigaye barirwa muri Isake Film. Kuki wavuye muri iwacu filime ugahitamo kujya muri Isake Film? Ntabwo sinzi ko nabikubwira. Twaratandukanye, ntabwo dukorera hamwe. Ni ukuvuga ngo hari abari mu Rwanda, hari abari Canada, hari n'abari hano Nairobi, ndetse n'inshingano zagiye zitandukana. Nk'uko twese twahuriraga muri filime, bamwe bayobotse umuziki, abandi bayoboka nyine ibintu bijyanye na photography nyine bene uko cyase n'ibindi byashara. Nuko
ariko ntabwo twatandukanye kuko ni abantu n'ubundi ni inshuti navuga zanjye za hafi buri gihe. Okay, none se icyo gihe umara gutandukana nawe se ntibyaguteye impagarara ku buryo kubera ko wari ugiye gutangirira ahandi kandi byagusabaga gushyiramo izindi mbaraga kugira ngo wongere ugere wenda aho wari ugeze? Ese niki ubona cyahindutse cyangwa niki kiyongero cyangwa se niki cyagabanyutse ukimara gutandukana n'abagenzi bawe? Umbaje ikibazo cyiza. Nahuye n'imbogamizi zikomeye sana, zikomeye. Navuga ko natangiye bushya ndetse n'ubu wenda ndashima Imana ko byibura ntangiye kongera gushibuka bushyashya. No kuvuga ngo nko Iwacu Films nakoraga filime cyangwa se ibyo nkoze byose twari tugeze ku rwego nshobora kuba nabona views 50,000 ibihumbi gutyo. So ntangira bushyashya kuri channel yindi, hamwe ukora filime ikamara ukwezi irebwe n'abantu 10 gusa, bigeraho ugakora filime y'abantu 100, ubu ngubu ndemeza ko n'ibihumbi 10 nshiraho bakabireba. Ariko urumva mu bintu byambagamiye, mbese ni nko kuzamuka gera hejuru ugahanuka ukongera ugazamuka. Yego, nicyo kibazo nahuye nacyo. Hanyuma muri abangaba mwakoranaga se hari abamwe mwarajyanye muri Isake Film cyangwa bose bagumye muri Iwacu Film? Ntawe twajyanye, ariko kandi bose abenshi turakorana uburyo bwinshi butandukanye. Turakorana amafilms nka Benjawe, kuva Iwacu Film nayisohokamo dufite izindi filime zigera muri 3 enye. Nka Chris twarakoranye cyane filime nyinshi, ndetse na n'ubu no kuvuga byinshi nakoraga twabaga turi kumwe abagari behind camera. Ariko nabo kandi nzi yuko nabo nubwo bitagaragaye cyane cyangwa se batabihaye imbaraga kubyitaye ko bavuye mu Iwacu Film, ntekereza bafite nabo amacano bakoreramo, bafite byinshi bakoreramo. So no kuvuga ngo ne time n'ubu Iwacu Film bavuga ati abasore muzi turacyahari. Okay, hanyuma dusubiye inyuma gato nko mu mafilime wagiye ukinira muri Iwacu Film, hari amakomedi amwe yagiye akundwa cyane n'andi mafilime yagiye akundwa cyane. Ese ni yihe abantu bakuziho cyane yatumye umenyekana kugeza amagingo angana aho ugeze? Ni nyinshi kabisa. Ni nyinshi kuko zose sinzi nimba ari Imana cyangwa nimba ari iki. Umuzigo twarekuraga warazaga n'undi twawurekura bikangana. Zose kuko mvuze ngo iyo bita Muturutsa yarebwe kimwe niyo bita Umurasta, yarebwe kimwe niyo bita Mahombi, yarebwe navuga ko zose iyo bita Umupangayi, bene nk'izo Itara, Kadogo, twose twazaga nyine bingana. Rero sinavuga ngo iyi cyane cyangwa si iyi. Urumva zose wagiye uzizamukira ni nka ko umuntu yavuga. Kugeza amagingo angaya muri Isake Film ubona ugeze kuri uruhe rwego ku buryo uvuga ati ahantu ngeze nyine haranshimisha, cyangwa se hari urundi rugero uteganya kugeraho nubwo ndutarahagera ariko se umaze kugera ahantu yani haresha hati ni nka ko umuntu yavuga? Urakoze, navuga yuko byibura amaze kugera ku rwego rutari rubi, gusa ariko si rwego rwa nyuma nifuza kugera. Mfite urwego rukuru wenda ntanasobanura kano kanya rwumvikane, ariko mfite urwego nifuza kuzageraho nkabona kuba navuga cya gihe ngo ndashima Imana ko yangejeje gutya. Ariko navuga ko aho ndi si habi, nkanakubwira ko ahubwo urwego ngeze usurwo kwitwa umukomedian. Singikina comedy, sinzi nimba hari ukuntu bikurikirana. Singikina comedy, njye nkina filime. Nyuma ya filime nkakora umuziki. Sinzi nimba hari indirimbo ushobora kuba warabonye cyangwa se warumvise. Filime comedy apana, hari abana bashyashya barimo bazikina, turimo dufatanya kuzamura. Yego. Hagati aho ngaho muri izo filime usigaye ukina cyangwa se izo umaze gukina, urabona itandukaniro riri he hagati ya komedi wagiye ukina na filime utangiye ukina ubu ngubu? Filime ziratandukanye cyane na komedi, kubera ko komedi zabaga ari inyigisho ariko zirimo gusetsa, mbega nta kuriza kurimo. Izi ngizi harimo amarira menshi, harimo guseka, yego, harimo n'inyigisho zirezire cyane. Kubu ngubu
usibye wenda agapizode kamwe turimo dupanga gukora na Benja kagiye kujya kaza ari gatoya, inyinshi umusigaye nkora zifata umwanya muremure. Filime umuntu ashobora kureba amasaha 2, isaha imwe, yego. Urumva ni ama action? Ni ama action kabisa. Okay. Ya ndumva utangiye gutera imbere ko ni intambwe ishimishije kuva muri comedy ukajya mu bintu bya action filme, ni ibintu bikomeye cyane kandi usanga rimwe na rimwe abantu hari byo bakunze filme za action kuko usanga arizo zigenda zibamo inyigisho zitandukanye kandi zigirira abantu ku buryo si buri wese ugera kuri urwo rwego, ariko wewe umaze gutera intambwe ishimishije kabisa muri kariyeri yawe yo gukina filme, mbivuge gutya. Ya tugarutse ahangaha watubwiye ko usigaye warinjiye muri kariyeri y'umuziki. Ndakeka nabonye indirimbo yawe imwe, ariko se wabitangiye ryari? Ko abantu benshi urumva bari bakuzi muri filime mu makomedi. Ya umuziki utangiye ryari? Wawutangiriye he? Gute watekereje gutangira umuziki? Umuziki rero navuga ko rero natangiye mbere. Okay. Nuko nyine uba ari bwo benshi bakibibona. Umuziki nawo utangiye ntaratangira ishuri rya primaire. Icyo gihe wenda sinajyaga muri studio cyangwa se hehe, ariko nararirimbaga umuziki. Abaturanyi abantu bahita bagahagarara. No kuvuga ngo ntekereza iwacu filime n'ubundi babasore bose nkuko nabakubwiye mbere ko dutangira ibintu by'amafilime. Ikintu cya mbere sico navuga cyaduhuje, ariko igikorwa cya mbere twigeze gukora 2009 twasohoye indirimbo video clip y'indirimbo yanjye. Harimo uriya Ben, harimo Chris, harimo Mbonera, harimo Nuria Chris wundi. Mwacu filime wa Chris babiri. No kuvuga ngo iyo niyo video ya mbere twakoze 2009. Yego. Turi abana bato twese iri kuri YouTube, bazajya ku Isake Films bazayibona. Hanyuma rero nsa nk'ubihagaritse mbanza kwiga. Kubera ko kwiga byasaga byari bikenewe. Mbanza kwiga mvuga ati nindangiza, twari dutuye mu cyaro, mvuga ati nzajya mu mujyi, niho nzajya gukorera umuziki. Biba ngombwa rero ntibyakunda ayo mahirwe, ndazanza muri iki gihugu cya Kenya. Iby'umuziki ntibyaba bigishobotse, nkora ari amafilime rero, ariko cyane navuga ko umuziki ariho natangiye mbere. Icyo gihe mukora iyo ndirimbo ya mbere mwabaga hagana hehe? Twabaga mu Mutara aho bita Nyagatare. Urumva watangira umuziki mu kindi gihugu kitari cya Kenya? Yego natangiye. Murabyumva ko yatangiye umuziki kera, kubera ko kandi yawutangiye ari n'umwana mutoya, ariko aza kubihagarika kubera impamvu z'ishuri. Ese ni iki cyiza waba waraboneye mu muziki ku buryo wavuga ati niwo ngomba gukomeza nanone, cyangwa se niki kidasanzwe wabonye mu muziki uvuga ati nije mu muziki wenda nagera ahantu runaka, cyangwa se ahantu nk'abandi nyine bahanzi wenda bamaze kugera? Se niki wabonye? Ni byinshi, ariko rero nakubwiye ngo numbaza byinshi nanjye ndakubaza. Nta kibazo. Nk'ukuntu wisanga wabaye umunyamakuru, atari ukuvuga ngo wabuze ibindi byinshi wakora. No kuvuga hari igihe nimba ari impano igukurura ikagushyira mu kintu. Icyo ni kimwe narakuruye nyine numva umuziki nkwisanzemo. Icya kabiri, umuziki ni ikintu cyiza. Umuziki ushobora kukugira umusitari, wowe wa musitari ukamenyekanisha byinshi. Ukamenyekanisha iwanyu, ukamenyekanisha igihugu uvukamo, ukamenyekanisha ururimi uvuga, kubera ko urimo kuririmba. Rufite n'amafaranga, sinzi nimba hari abasitari runaka ubona ukavuga ati umuntu afite amafaranga menshi, wavuga arusha n'abaminisitiri, arusha n'iki. Hagati aho ngaho umuntu yabaza ati se ugereranyije n'amakomedi wagiye ukina n'umuziki winjiyemo, ese nihe ubona ko ugomba gushora imbaraga cyane ku buryo ubona ko ejo n'ejo bundi byakugirira akamaro kuruta ibindi? Ntekereza ko byose ngomba kubishyiramo imbaraga. Byose ngomba kubishyiramo imbaraga kuko ni ibintu nkora bigakundwa. Ni ibintu nkora bitamvunnye sana. Ni ibintu nkora numva nishimye. Kandi ni ibintu nkora mfite impamvu runaka nshaka kuzageraho. So numva nabishyiramo imbaraga nyinshi byose. Gusa icyo nemeza umuziki wo, hari ukuntu ufite abafana
cyane ni ukuvuga komedi ubona umufana akakubona akakubwira ati ndagukunda ndakwishimira ndakuzi ibintu nk'ibyo akarya selfie ariko umuziki umufana aragufata ntakurekure umuntu aragufata kabisa akakubwira ati wallahi waranyishe uranyemeza nyisubizamo indirimbo nkongera nkayisubizamo nkatekereza ko wenda umuziki sinzi nimba uko ariwo uri mu maraso cyane ariko numva umuziki ufite abafana cyane yego ikintu kimwe ngira ngo usabe wagira gato uduhereza ku ndirimbo yawe kubera iki ariko n'ubundi uzashyira hanze bizumvikana yego ndawucuruza si bya bintu ndetse ari na komedi ndibaza ko nta hantu ushobora kuba warumvise ngo bampamagaye gukina live gutya gutya ni ukuvuga ngo unyishyuye nibwo nkora ikintu nimba uyafite shyira hano ndakuririmba kama hakuna acha tuendelee none se tuvuge nk'indirimbo wagiye postinga kuri YouTube urabona zagiye zibonwa nk'abantu benshi ariko iyo ngiye wemere kuyiririmba live niyo ngurisha so next time reka dukomeze hagati aho ngaho wavuze yuko wakuriye mu Rwanda ariko se niho wavukiye cyangwa se ho wavukiye ntabwo ariho navukiye wavukiye he ubundi igihugu cyawe nationality yawe ni iyihe originality by no mu Congo muri Congo niho navukiye Congo ni nini ifite uduce dutandukanye waba waravukiye mu iyihe province cyangwa se mu kahe karere sinzi byinshi muri Congo kubera ko nahavuye ndi mutoya gusa nzi ko navukiye ahantu bita Kalemi nimba ari Kalemi ubwo nyine abahazi nuko nguko naho ngaho nzi nta n'ahandi nzi nabaye gusa numva ko ngo turi abanyabyura twavuye muri byura wari umunyabyura yego none se ntujya amatsiko yo kwamenya basi nubwo wenda wavuye uri mutoya menshi ashoboka njya nibaza ikintu kizahangiza sinywe nanabyibaje kuva nkiri mutoya niryo ariko ko nazagera muri Congo hano twavukiye nkumva amateka yaho ariko nkashaka mwene wacu wa bugufi byaba ngombwa nkajya kumusura simubone ariko mpagira amatsiko menshi cyane none se nko muri iyi kariyeri yawe y'ubuhanzi winjiyemo kubera iki udahanga cyangwa se udakora indirimbo zijyanye n'umuco wavutsemo cyangwa se muri izo nyine hari uravuze ngo urazifite none se ndazifite gusa yenyewe hari zimwe zagiye zikoreshwa mu mafilime mu biganiro nyine byinshi by'abanyamurenge ugeze kuri BMC haraho nyine abastari bari bakora interview bayikoresha muri background nyinshi sindazishyira hanze ngo nzikora ama video indirimbo mfite nakoreye video ni indirimbo ebyiri cyetse ya indindi twakoze tukira abana ya gatatu ni indirimbo bita byarizanye n'indi bita imbarutso vuba hambateganyirije indi bita ibanga muri izo zose se ni reka mvuge nti ese no niyihe njyana y'umuziki wahisemo gukora hari za R&B, hip hop, za country music, za rock music n'izindi zitandukanye ese muri izo zose wewe uririmba iyihe njyana y'umuziki nje navuga yuko ndirimba injyana nyinshi sinavuga ngo ni R&B gusa mfite indirimbo ya R&B mfite indirimbo ya reggae mfite indirimbo ya afrobeat niyo ngiye gukora n'ama hip hop izo z'ikinyamurenge nyinshi n'ama hip hop ngarutse ku kantu ka hip hop ku musore w'umunyamurenge ni injyana nziza kandi abantu benshi bakunda ariko ugarutse mu muco wacu wa kinyamurenge nko ku bantu bakuze usanga rimwe na rimwe bisa nkaho bigorana kumva amagambo ya hip hop cyangwa se kumva injyana ya hip hop ujya kumva umuntu aravuze ati ni ibintu gusa by'ibigambo baba bivugira ese ndabyemera ko ntibabyumva nka hip hop ntabwo navuga ngo papa wanjye arayumva bajya avuga ngo ni ibintu bya nyagari ariko sasa sinzi nimba ariko twese tubyumva ariko njyewe ukuntu mbyumva ntekereza yuko ubu urubyiruko nizo mbaraga abana batoya nizo mbaraga z'ejo bundi ni ukuvuga kano kanya ni na gake kuvuga ngo usange ngo abasaza bicaye kuri YouTube bari kureba entertainment ariko abana bato urubyiruko nibo bakurikirana
ibyo ngibyo. So rero urubyiruko utarukoreye ibintu bibamara inyota uba urimo ukora ubusa. Ntekereza yuko benshi ndetse no mu banyamurenge bagiye bakora ibintu bya entertainment, icyatumye basa sinavuga barafailinze, ariko icyatumye badakomeza ngo batumbagire ni ugukora ibintu bagendeye ku basaza. Urabizi ko abanyamurenge dukunda umuco, dukunda ikanisa, dukunda n'ibyubahiro. Ni ukuvuga ngo umuntu ajya gukina filime ugasanga we yimaritsemo ko ba se wabo ba nyirarume aribo bazayireba, ugasanga arimo akora ibintu already yikoreye limitation, yimitinze, sinzi ukuntu nyine babivuga, bize barize. Noneho ugasanga urubyiruko ntabwo rufana bya bintu bakora, usanga koko baramuzi ni umusitari, yes, ariko kugira ngo barebe ibintu byiwe bareba ibyo hanze muri Amerika, bareba ibyo muri Tanzania, ntabwo bareba ibyacu, kubera ko twe dukora ibintu dushaka ngo abapapa barebe, ngo abapasiteri barebe. No, ngiye ku giti cyanjye numva ko ari urubyiruko, abana bato, kuko nizo mbaraga z'ejo hazaza. Okay, urakoze cyane. Uza nka turi kugana ku musozo, nyine muri izo ndirimbo zawe ugenda uririmba, ese hari abamaze yani kuba batangira kugutera inkunga se, cyangwa biracyari ku giti cyawe? Biracyari ku giti cyanjye, gusa benshi barabinoganuga, bagerageza nyine, usanga barimo baza bigapfira aha gutyo. Gusa ntekereza yuko vuba cyane nza kubabona abaterankunga nko kubivuga. Okay. Ariko muri izo ndirimbo cyane za ukora, ndibaza ko bene izo zijyanye n'umuco ugerageza byibuze gukoresha ikinyamurenge cyuzuye, cyangwa uririmba bitewe n'aho akuriye? Kimwe cy'indani bavuga ngo mwage, bakavuga ngo akaraja, isombe, nuko navuze nta freestyle ntanga, ariko mba nyigukubisuka ya ubunda byumvishije. Okay, ugereranyije n'amagambo amwe y'ikinyamurenge tugenda twumva, cyangwa se bitewe n'ahantu twakuriye, hari ibyo bita ngo bavuga ntibavuga. Ese muri ibyo ngibyo hari bimwe by'ikinyamurenge uzi utabanje wabivuga mu Kinyarwanda, nko nyine umuntu akubajije ikibazo ushobora kubivuga? Hari ibyo nzi, kubera ko ubu nibwo mbyiga. Ntabwo ntekereza ko narinze ndangiza high school ntazi Kinyamurenge, ntazi kukivuga, ntazi mbega ku umunyamurenge cyarico. Gusa nyine mu myaka igera muri 5 ishize nshobora kuba nzi byinshi n'ibindi nyine ntazi. Nkongo umuntu akubajije nti ese urupapuro ni iki, mu Kinyamurenge yamusubiza gute? Namubwira ngo ni karatasi. Hanyuma umuntu akakubwira ngo iriya ni inka ntoya, ni akanyana. Ni akanyana. Okay, hanyuma umuntu akakubaza ati ese aho inyana zirara bahita ngo iki? Mu Gihongore. Okay, hanyuma ibyo wasasira inyana iri mu ruhongore? Ibisarire. Okay, ndumva umaze kumenya byinshi bitandukanye. Okay, next time tuzabaza n'ibindi. Okay, hanyuma umurongo babaza gute? Babitanga iki? Umurongo ni umusitari. Okay, wewe bivuze ni umusitari. Okay, anga sasa urabikoze neza. Okay, tugana ku musozo, nagira ngo nkubaze ikibazo kimwe. Urabona urubyiruko rwinshi rufite talent nyinshi zitandukanye. Okay, nk'abo ngabo mwagiye mukorana mu bintu bya filme, yego no muziki, hari n'abandi badafite impano z'umuziki cyangwa se zo gukina amafilme, ariko bakaba bafite izindi impano zigiye zitandukanye, ariko ntabe yabasha kuzishyira hanze ngo zigaragare, wenda n'abandi bantu babibone babe bamutera inkunga se, cyangwa se wenda we nawe yashaka kuba icyamamare. Ese abo bantu bababwira iki kugira ngo nabo babashe gutera imbere? Shangiye nababwira ngo ntibayamanike, kuko uwo kuyamanika ni kazi kiwe. Ngewe inzozi bundimo nkora ni inzozi nahoranye nyine kuva nkiri muto. Byumva abantu b'urubyiruko bafite impano zigiye zitandukana,
hirya no hino aho muri mutandukanye. Abdallah nkuko mumuzi abarizwa Kasarani, ndakiye karuko. Okay, ni naho atuye, arubatse, ni umupapa afite umugore n'umwana, nubwo wenda atabivuzeho ariko no umuntu mukuru mu muryango. Ya mu mugane urumva amazi kuba umugabo mukuru wo gutanga ibitekerezo kubashaka gutera imbere cyangwa se ku bantu bafite impano bumva yabafasha ku bijyanye na filime, wumva afite talent yo kina filime akaba wenda yarabuze umuzamura, mwagana Abdallah, cyangwa se mu bijyanye n'umuziki mwagana Abdallah. Okay, n'izindi mpanuro wenda mukeneye uko urabona ari umuntu umaze kunguka byinshi mu myaka igiye itandukanye, mwatangira kumugana kugira ngo azabafasha. Isaac Films bareba ibintu byinshi. Yego. Okay, uretse Isaac Film nta yindi channel waba ufite yawe yihariye? Ndaza kwibaha vuba. Ndaza kwibaha vuba kuko ndashaka kugera channel ya filime n'imiziki, ariko kano kanya byose babishake ku Isaac. Okay, murumva ko afite byinshi ari mategura, ariko wamukenera nyine nko bivuze mwamusanga ku Isaac Film. Ndateganyiriza abafana banje ibintu bibiri, indirimbo ziri ku ruherekanye nziza ziryoshye. Yego. Nkabateganyiriza hari seri ndimo nkora. Yego. Iri buze gusohoka kuri channel yihe data? Ni kuri The Voice. Okay. Nimba atari kuri The Voice n'ahandi nkaho nzahababwira. Nziza cyane izabashimisha. Okay, nkabanshimira cyane Abdallah umwanya duhaye kugira ngo tumuganirize. Tukaba tugushimira cyane kandi tuguhereza courage mu byo ukora, mu byo upanga kugeraho kugira ngo ukomeze ubigire nkuko ubyifuza. Kandi nkabanshimira abakomeje kudukurikirana hirya no hino hatandukanye. Nge wari kuri microphone yari Mugiraneza Marguerite, ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Benjamin. Icyo tubasaba ni gukora subscribe, share, like and comment kuri channel yacu ya The Voice. Murakoze, Imana ikomeze barinde.